Mbahaye ikaze kuri Kigali City TV, wowe ugeze aha hari ubwa mbere uhawe ikaze kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bigenda bitambukaho umunsi ku munsi. Ni amakuru meza, ni amakuru ashimishije ku banyarwanda n'abanyarwandakazi. Umuhanzi Vestine na Dorokasi, ubwo Vestine yakoresheje ibirori byo gusezera inshuti ze n'abakobwa bagenzi be ndetse n'abasitari bagiye batandukanye. Uyu Vestine yakoreye ibirori ahitwa mu mujyi kugira ngo agende yerekana ko ari kugenda asezera ubukobwa. Ni ibirori byitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye impande n'impande. Ni ibirori kandi byari byiza byitabiriwe n'inshuti ziwe ndetse n'umuryango we rwose wari uhari. Inshuti n'abavandimwe baje kumushyigikira rwose muri bino birori byari byiza. Inshuti ze zari zishimye. Ni ibirori byashimishije uyu mwana w'umukobwa Vestine ari kuvuga ngo ndashimira inshuti zanjye zose twabanye mu bibi no mu byiza. Agenda ashimira buri kimwe cyose wamufashije mu rugendo rwe. Ubwo yari kumwe na mama we, amafoto muragenda muyareba kuri screen zanyu. Ni ibirori bishimishije muri rusange. Ni ibirori byakomeje kugenda bicicikanya ku mbuga nkoranyambaga. Ni ibirori byakomeje kugenda bivugisha abantu benshi bagiye batandukanye, uburyo bari badekoreye, uburyo hari abantu benshi, uburyo bagiye bishimira bino bintu. Ni inkuru rero yagiye hanze ku masaha y'umugoroba, ubwo Vestine yajyaga kuri Instagram yagapostinga asezera inshuti ze na bagenzi be nk'uko yagiye abigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Abantu mukurikira Vestine kuri IG mwagiye mubibona kuko ni inkuru yagiye ishimisha abavandimwe be, ni inkuru yagiye ishimisha umubyeyi we, mama w'umubyara. Urabona ko yari yishimye cyane, yanezera avuga ati umukobwa wanjye kuba ukoze ikirori cyo yerekana yuko ugiye kujya mu rugo rwiza ni iby'agaciro kandi ni ibintu bizajya ngenda nibukira ku mwana wanjye. Mugenzi wa Dorokasi yari yaje kumushyigikira na mukuru we, muri kugenda mumureba kuri screen zabo. Yitwa Esther, muramuzi, nawe yagiye gukora ibirori bigiye bitandukanye kugira ngo ashimishe uyu muryango. Ni inkuru rero yagiye ishimisha buri umwe wese. Reka tubavire imuzi n'imuzingo ano makuru uko yagenze. Ibi bintu byabereye hehe, byatangiye gute, ni bande bari bahari uko muri kugenda munabira kuri screen zanyu, muri kugenda mubabona bayisha bagiye batandukanye bari bahari, abasitari bagiye batandukanye benshi bari bitabiriye uno muhango wo gufasha Vestine kwishimira kino kirori kiwe kandi cyari kiza cyane. Hayi kaze rero nkuko muri kugenda mukurikira amashusho agenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Twageragejwe ngo tuyakusanye kugira ngo urebe uko ibirori byo gusezera ku bukumi Vestine rwose arimo agenda abikora neza. Afite ubukwe ku itariki 5 Nyakanga 2025 z'ukwezi kwa karindwi. Urumva harabura iminsi mike nuko gahunda zari zimeze. Ni nako tugenda tugaruka ku by'imwaruka ku bijyanye n'ubukwe bwiwe. Navuga ko yuko ubukwe bwiwe amakuru yagiye amenyekana mu ntangiriro z'uyu mwaka, ndetse abantu benshi bakibaza ngo byagenze gute tutigeze tumenya itangire ry'urukundo rwe na Idrissa Ogodrago. Umugabo we ni umusore ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Ishimwe Vestine rero yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Idrissa Ogodrago ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki 15 Mutarama 2025 hari mu murenge wa Kinyinya, mu murenge wa Gasabo. Niho amakuru rero yaje kumenyekana ko ku mugoroba kuri uwo munsi nibwo twaje kumenya ko Ishimwe Vestine yamaze gusezerana na Idrissa Ogodrago mu murenge cyangwa se imbere y'amategeko. Amakuru yagiye akomeza kugarukwaho cyane nuko abantu benshi baje kumenya ko n'ubukwe bwabo buri hafi, gusa amatariki bakajya bagenda bazana izabo nk'uko mugiye mubizi ku mbuga nkoranyambaga. Buri wese akazana itariki ye, undi akavuga akabyumva, ndetse yaje kugera naho bigera ku matariki hagati mu kwezi kwa gatatu usatira ukwezi kwa kane, nibwo basohoye save the date igaragaza ko uwitwa Vestine na Idrissa Ogodrago igihe bazasezerana, nyuma yo kugaragaza ko azashyingirwa n'uwo yakunze ku itariki 5 Nyakanga 2025. Dore ko amagambo yagize ati si umugabo wanjye gusa, ahubwo ni n'urugo rwanjye, ahubwo akaba ari n'uburuhukiro bwanjye. Umwanya yamaye niwe mwanya nzajya nduhukiramo. Niyo magambo Ishimwe Vestine yagiye yatangaza ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Rero Vestine yatangaje ibingibi nyuma y'iminsi mikeya yongeyeho ku izina rye ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Urabizi ko yitwaga Ishimwe Vestine, yaje gukora ishimwe ashyiraho Vestine Ogodrago, niyo mazina yiwe yahise yita ku mbuga nkoranyambaga ziwe.
ngira ngo abantu mwagiye mubibona mu mukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ako kantu mwabonye gatambuka, dore ko benshi babyishimiye. Burya ni byiza nk'umudamu kuba yaba proud y'umugabo we akabigaragaza cyane, nubwo umugabo adakunda kuza ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu mukobwa anejejwe no kubona ko umugabo we ari proud yiwe, kandi ni ibintu bishimishije. Umugabo we nawe arabibona ko umugore wamushyigikiye. Ni byinshi navuga. Abantu benshi bagiye bakunda kuri iri tsinda, rimwe na rimwe abantu bakibaza ngo iyi couple izakomeza ikorane gutya nk'uko byatangiye. Twagiye dukunda Vestine na Dorcas zitandukanye zo guhimbaza Imana no kuramya. Abantu benshi bagiye bakunda collabo zabo n'uburyo bajemo. Rero tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi nibwo hazaba ubukwe bw'uyu mwana witwa Vestine na Idrissa Ogodrago. Rero nk'uko muri kubibona ni iminsi mike isigaye kugira ngo bakore save the date. Ngira ngo rero nk'uko uri kugenda ubona amashusho agaragazamo abantu bagiye batandukanye bitabiriye gusezera ku bukumi, dore ko by'umwihariko murumuna we Dorcas nawe yarahari ari kumwe na Yisha, mu batangiranye urugendo na Vestine rwo gukora indirimbo, na n'ubu ngubu baracyari kumwe mu rugendo rwo gukora indirimbo zo kuramya. Rero abantu bari kugenda bagarukaho iri tsinda ngo rirasenyutse, ngo bigenze bite. Burya buri muntu wese agira uko apanga ibintu bye, ariko kugeza ubu ngubu bombi yaba na management yabo bakomeje kugaragaza ko iri tsinda ryo riracyahari kandi muzakomeza kubona indirimbo zabo. Hari n'amakuru yagiye avugwa hano hirya hano ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yabo ni uko ubukwe bushobora kutabera mu Rwanda, cyangwa bukaba bwabera ahitwa mu Ntare Arena, inyubako zigezweho nziza cyane, ahitwa i Rusororo, ariho ubukwe bushobora kuzabera, cyangwa se bukabera hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari makuru akomeje kugenda agarukwaho ajya hanze. Rero undi muntu wagaragaye w'ingenzi kuri Vestine kandi akunda cyane ni mukuru we wambaye imyenda y'icyatsi, yitwa Esteri. Niba mwibuka imishi yashize mukabona rwose bari imbere, bari bagiye gushyingira mukuru wabo Esteri, kandi nawe akaba ari nawe marene w'uyu mukobwa Vestine. Yahisemo ko yazamubera marene kugira ngo ibintu bizagende neza, kugira ngo ubukwe buzagenda neza. Navuga ko ari kimwe mu bintu abantu benshi bari gukomeza kugenda bishimira, kuba yarahisemo umuvandimwe we kare wamubera marene. Ni kimwe mu bintu bituma ingo nyinshi zigira ikibazo mu gihe bahisemo nabi abajyanama, kuko bivuga ko umuntu yagiye mu rugo agomba gushaka umujyanama muzima. Abantu cyane cyane bagaragira abageni, biba bisabwa icyitonderwa, bisabwa ngo abe ari wa muntu wisansuraho mukaba mwaganira ku kintu kimwe icyo ari cyo cyose, kugira ngo umuntu uzajya kugira inama, uzajya ubaza buri kimwe, ku buryo uraza kugira ikibazo waza kumubaza. Rero kuba yarahisemo umukuru we kari uzamugaragira ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bishimisha abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ubona ko ari ibintu byiza cyane bishimiye. Mu bandi bantu b'ibyamamare bagiye bagaragara basanzwe bazi ku mbuga nkoranyambaga, navuga ko hagaragayemo uwitwa Aisha, muramuzi mu mafilimi agiye atandukanye. Akaba ari umukobwa umaze kumenyekana, ufite impano ikomeye cyane muri sinema y'u Rwanda. Navuga ko nawe yarari muri ibi birori, ari muri bamwe, kandi yari yaje gusezera ku bukumi bwa Vestine. Murumva ko ni ibintu byari byiza cyane. Muramuzi ni umuntu wagiye ugaragara mu mafilimi agiye atandukanye kwa Banyakiso, ariko ubu ngubu abantu benshi bagiye bitabira bino birori byabashimishije cyane. Ariko abantu benshi bari kwibaza ati iri tsinda rya Vestine na Dorcas imwe riragaragara he, imwe riragana he? Ubu tuzongera kubona Vestine na Dorcas collabo yabo? Ase Vestine yabagiye kuba muri Burkina Faso? Ese nk'uko byavuzwe agiye kuba yajya kubi Burayi, ibintu by'imiziki akabihagarika akazajya aza mu Rwanda rimwe na rimwe? Uribaza ngo igisubizo cyacyo ni ibihe? Abantu ku mbuga nkoranyambaga barimo baraza bakandika. Hari n'urimo uza akaba yasebya Vestine akavuga uko abyumva bitewe n'uko n'inyungu runaka abishakamo mu gusebya umuntu abifitemo. Ariko kugeza amagingo aya navuga ko buri kimwe
kinejeje abantu benshi bongeye kugaruka itorero ry'uyu mukobwa yasengeragamo, ari naryo ryatumye uyu mukobwa afata inisiyative yo kuba yakomeza ubukwe bwe, ibijyanye n'itorero akaba bishyize ku ruhande. Ariko uruhande rumwe mba mbona adatewe n'uburyo agenda agaruka ku itorero ryiwe yasengeragamo. Ariko ku makuru kwaje kumenya nuko yagerageze gushaka uburyo yasezeranira muri iryo teraniro ryiwe rya ADPR. Ageze ku itorero asengeramo, ubwo asengera muri korali, muri korali yiwe yaririmbiragamo, umusore we ntabwo ari umunyetorero. Umukobwa paruwasi yarabyanze, bumvise ari umunyamahanga, bumvise ngo ni umuyisilamu, biranga ko basengera muri iryo torero rya Vestine, bamwohereza ku irembo. Ubwo ni nk'intara ishinzwe insengero, niko nabyita. Naho bihageza bakomeza kumusiragiza, bamwohereza ku rwego rw'igihugu, kugira ngo Vestine akibona akomeza kugumya kwangirwa, atari umunyetorero. Urumva ko idini rye rirabyanga. Vestine aza gufata umwanzuro wo kuba yava muri rino dini, kuko ryari muri musuzugura cyane. Umutima wiwe yawuhaye umugabo we yaranabyivugiye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibyatumye rero ubungubu Vestine agenda agaragaza amarangamutima ye. Umugabo we yarabyishimiraga, umugore nawe akabyishimira, agakomeza gukora amasengesho yiwe. Ibintu byari bishimisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ahubwo icyo ukora no gusenga kwawe nibyo n'imirimo ukora ni nabyo bihesha abantu ijuru no kubaha abantu n'Imana. Navuga ko aricyo kintu cyabaye kuri izi mpande zombi, kugira ngo Vestine abe yanagenda asezera muri no dini. Baramunanije cyane, bakomeza kumugora, ahita asezera idini rya ADPR. Vuga ko nawe ari wowe uri gutegura ubukwe, abantu bakakugora gutyo, wafata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo wareka idini, ahubwo ugakunda umugabo wawe. Kuko urumva ibintu yakoze ngiye nabishyigikira, kuko ni ibintu baramugoye mu idini ry'amubwira ngo ntabwo washaka umunyamahanga ari umwisilamu ngo muze kugira ute gusezeranira he mu rusengero. Urumva ko ni ibintu byagiye bivugwa byinshi cyane. Vestine yagerageje no kujya guteranira mu iteraniro ryo kwa Pastor Julienne, mwaramubonye ari kumwe n'umugabo we bagiye kwishima. Vestine we yabonye ko idini rye yakoreragamo rya korali Sayuni ni idini yakoreragamo we, imirimo ye ni idini nyine yakoreraga muri kimwe cyose. Ariko baramusuzuguye, aza kuba yafata urwego kuba yanahindura kujya basengera mu karere ka Musanze, atasa kujya ateranira mu idini rya Julienne Kabendera. Rero ibirori bibanziriza ubukwe byatangiye kuba, kandi byatangiye kumera neza, abantu benshi babyishimiye. Ni amakuru nagiye nkura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo n'ikinyamakuru kiwe cya Rebo yiwe ya MI Empire, manager wabo Irene yabipostinze ku mbuga nkoranyambaga ziwe yifuriza ibirori byiza uyu mukobwa we, kugira ngo ajye akomeza gukora buri kimwe cyashimisha umuryango we. Ntazakore ikintu kizashimisha abanyarwanda, ahubwo azakora ikintu kizashimisha Imana ndetse n'umuryango we. Irene Murindahabi nubwo atagaragaye muri bino birori cyangwa se ngagaragara mu mashusho, yarafite ibindi yarari kwitaho, ariko umukobwa we ntibyamubujije gukora ibirori. Ubwo yarashyigikiwe na murumuna we Kamikazi Dorokasi, Ayisha nawe yaramushyigikiye. Ni ibintu byari bishimishije cyane. Mama we yarahari, hari n'abakristo bagiye batandukanye rwose bitabire gushyigikira uyu mwana wo gusezera ku bukobwa, cyangwa se gusezera mu bukobwa, akaba yajya gutangira kwiga kuba yakubaka urugo rwiwe. Ni ibintu rero byashimishije abantu benshi bagiye batandukanye. Imbuga nkoranyambaga nyinshi kugenda zishimira uyu mwana w'umukobwa afashe icyemezo cyo kuba yatangira kuba yajya gushinga urugo atarangirika cyane, nk'uko muri kugenda mubibona. Ni ibyishimo bikomeye kuri aba bana, nk'uko biri kugenda bigaragara ku mashusho yanyu muri kugenda mureba kuri screen yabo.
navuga ko ni ibintu byiza kuri umuryango. Navuga ko ibintu barimo bagenda batanga inspiration cyangwa se kugenda berekana ibintu byiza kugira ngo n'abandi bazagende babyigiraho, baba star bujye mwubaka ingo nziza nk'izi ngizi. Umwana nk'uyu gufata icyemezo cyo kuba yajya mu rugo angana kurya afite imyaka 23, Vestine ni afite y'amavuko, akaba yarafashe umwanzuro wo kuba yajya mu rugo. Ni ibintu byagiye binezeza abantu benshi bagiye batandukanye. Amakuru rero nari mbafite nayo ngayo, nari kugenda ngarukaho. Urabona ko kuri kamera hari abantu benshi bishimye banezerewe. Dorcas yishimye yanezerewe, mama we yari afite ibyishimo byinshi cyane. Hari abantu mutazi mama wa Vestine ariko hano mu mashusho ari kugenda agaragaramo nkuko mwagiye mubibona ku mashusho. Uyu ni mukuru we witwa Aline. Abashuti be bose bari bafotoye bazamuye amatelefone bishimye baneze mama nkuko nguwo muri kugenda mumubona. Izi ni inshuti za nyina, ni ibintu byagiye bishimisha. Rero ngewe rero reka mbabwire ngo nayo makuru nari mbafitiye, kandi mwebwe mushyigikira Vestine mukomeze mumushyigikire mu byiza no mu bibi, nimuzamutererane kuko ni impano nziza, ni impano idasanzwe. Ni abana b'abakobwa baje basusurutsa abantu, ni abana baje b'abakobwa bakundisha abantu Imana bitewe no kuramya no guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo zabo, babifashijwemo n'impano yabo ndetse na Irene muri Ndahabi wagiye bafasha gukora ibintu byiza kandi byagiye binogera ijisho. Ngewe rero reka mbabwire ngo ndabakunda. Iyi ngiyi yari Kigali City TV, we warugeze anga ari ubwa mbere kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ngereka nkubwire ngo hasta la vista, ndabakunda cyane.